Imihigo ni kimwe mu bisubizo dukomora mu muco nyarwanda, bityo gukorera ku mihigo bikaba bimaze kuba umuco ku nzego zinyuranye za leta no kuba umusemburo w'iterambere. Buri mwaka akarere ka Gicumbi n'abafatanyabikorwa bako bakorera ku mihigo, no muri uyu mwaka wa 2019-2020 hasinywe imihigo. Twari twahize imihigo 101. Iyo mihigo 101 iri mu nkingi eshatu. Hari inkingi y'ubukungu, hari inkingi y'imibereho myiza y'abaturage n'inkingi y'imiyoborere myiza. Rero muri iyi mihigo 101, 24 iri mu bukungu, bingana na 23.7%. Imihigo 57 iri mu mibereho myiza y'abaturage, bingana na janisha rya 56.5%. Noneho imihigo y'inkingi y'imiyoborere myiza ni imihigo 20 bingana na 19.8%. Benshi mu baturage b'akarere ka Gicumbi batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi. Mu mihigo ya 2019-2020 akarere ka Gicumbi mu mihigo kahize harimo kongera umusaruro mwiza mu bihingwa nk'ibigori, ibishyimbo, imyumbati, ingano, ibirayi, imboga n'ibindi. Kuvuza ubutaka byatumye tugira imbaraga zo gukora n'ubumenyi, kandi twagiye dukuramo guhinga ku murongo n'iki no gukoresha amafumbire y'imvaruganda n'izo mbuto nziza, byatumye umusaruro wacu yongera cyane. Nkuko nka mbere ko twahingaga mu kajagari kuko hegitari twakuragamo nka toni imwe, ariko tugeze muri 3 n'igice. Mu bworozi akarere ka Gicumbi gafasha abaturage bako batishoboye kubona amatungo anyuranye. Inka zagira inka munyarwanda muri uyu mwaka wa 2019-2020 izahawe abaturage benshi. Ndashima Perezida wa Repubulika Paul Kagame we wazanye gahunda ya gira inka mu Rwanda. Nukuri nabonaga abandi bafite inka nkagira ipfunwe, ariko ndamushima ko yantekerezeho, nanjye ubu bampaye inka. Iyi nka nayifashe mu kwezi kwa 11, nyifata ifite amezi, mu kwa 3 irabyara, yabyaye inyana. Ubu nanjye ndi kunywa amata n'abana bakanywa amata, umuryango wanjye urishimye n'umubyeyi turamushimye. Ubu nta kibazo, kandi natangiye no gukirigita ku ifaranga ry'amata. Ubu nta kibazo, niteguye ko abana nibasubira kwiga zabasha kubagurira ibikoresho bizaba bikenewe icyo gihe. Uyu mwaka w'imihigo wa 2019-2020 kandi usize umurenge wa Nyankenke ubonye aho gukorera heza, bityo bamwe mu bakozi bahakorera bavuga ko bigiye kubafasha gutanga serivisi inoze. Kuko tubonye aho dukorera hafite umucyo kandi hatworohereza kuba twatanga serivisi. Imbogamizi nyinshi twagiraga ni kubigendanye na niba umuturage aje kugusaba ikintu runaka gisaba kuri bukenera umuriro ntaho hari, ubwo byasaba gufata inzira ukavuga ati buntegereje, ukajya gutira ahandi hantu hari umuriro mu wundi murenge duturanye, ukagenda ugakora dokima wasabwaga gukora, warangiza ukayigarura ugasanga yagutegereje, ku buryo kubona serivisi umunsi umwe byabaga bigoye. Ariko ubu ngubu byose bimeze neza, nta muntu ushobora kuza ngo atahe atabonye serivisi yarakeneye. Ibyo rero tubona ari igikorwa cyiza cy'ingenzi. Gahunda ya VUP muri uyu mwaka wa 2019-2020 nayo yarakomeje, ari nako irushaho kuzamura ubuzima n'imibereho by'abayikoramo. Bamwe mu bakoze muri VUP mu karere ka Gicumbi barishimira ko bigiye kubavana mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Ubwanya bwa mbere nari umukene, ariko ubu ndumva maze kwiteza imbere kubera VUP. Ubu ni ukuvuga ngo ngewe n'ubundi ndizigama kuri konte yanjye, ntago nyambura amafaranga nk'ibihumbi nka 50 kuri konte, kandi no mu rugo nkakemura ibibazo byose mfite. Ngewe ndifuza ko rwose icyiciro cya mbere ntago umwaka utaha igihe bazaba badukuyemo numva ntago nkigikeneye. Muri uyu mwaka wa 2019-2020 kandi hashyizwe imbaraga mu kongera umubare w'abaturage bagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi. Uyu munsi kubera ubwiyongere bw'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'akarere ka Gicumbi, imirimo mishya iravuka umunsi ku wundi. Ubu abaturage biganje mu rubyiruko mu karere ka Gicumbi bari kubyaza umusaruro amashanyarazi bahawe bihangira imirimo. Kuko nk'ubu umuriro utaraza twayakwiyogoshesha mu karere ka Rulindo, tugakora urugendo ugasanga ni ingorane n'ibintu byose byaswabwaga n'umuriro, urumva ko ari kujya mu kandi karere ka Rulindo duhana imbibi. Ariko umuriro waraje, ibintu byose bisa nkaho byatwegerejwe. Ibyerekeranye no kogoshesha ubu nta bakijya mu Kisaro aho hakure, gusya, gucaginga amatelefoni. Urumva umuriro hari icyo wagabanyije ku bantu bakoraga ingendo
bava ahantu bajya kure. Urumva byaraje, nta bantu bakiri mu icuraburindi, baracana, nta mwijima urebye muri iyi santere. Uyu mwaka w'ingengo y'imari wa 2019-2020 kandi usize hari abaturage batishoboye bahawe amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba. Byiza rero by'uyu murasire bampaye, mfite abana 3 kandi bose ni abanyeshuri. Ntago bajyaga babona uko biga bageze mu rugo, ariko ubu nijoro barara biga nta kibazo bafite. Sinajyaga menya kurira muri salo nk'abandi kubera ntabona kuko ncana, ariko ubu nta kibazo, twicara muri salo tukarya tukaganira n'abana. Uyu mwaka w'ingengo y'imari wa 2019-2020 usize hari abaturage mu karere ka Gicumbi bubakiwe amazu meza batuzwa heza. Hubatswe umudugudu w'icyitegererezo mu murenge wa Rubaye. Ni kenshi nabayeho ntafite aho kuba, ariko ndashimira Perezida Paul Kagame wadutekerejeho. Ni ukuri akatwubakira inzu nk'iyi, ngewe narabyumvaga nkumva ari inzozi, nkumva ko ntatura mu nzu y'ibirahure, nkumva ko ntatura muri sima, mbese nta bushobozi bwayingezaho. Aho nakavukiye mu buzima bwanjye numvaga ko umuryango w'iwacu aho navutse numvaga ko nta muntu waba muri etaje, ariko ndashima cyane Perezida Paul Kagame untujije muri etaje. Nanjye uyu munsi n'abana banjye tukaba twicaye mu ntebe nziza tugiye kuryama heza. Uyu munsi ndishimye cyane birenze, kuva navuka n'ubwa mbere ngize ibyishimo bigeze kuri iki gihe. Bamwe mu banyeshuri biga mu mashuri atandukanye mu karere ka Gicumbi bishimira ko muri uyu mwaka wa 2019-2020 bubakiwe amashuri meza, bavuga ko byagabanyije ubucucike mu mashuri. Aya mashuri batwubakiye icyo aje guhindura muri iki kigo ni ukuvuga ngo amashuri twari dusanganwe uriya mwaka washize wa 2019 twigaga ducucitse. Ni ukuvuga ngo ayo mashuri aje gukemura ubucucike twari dufite mu mashuri. Imbogamizi twahuraga nazo, urabona iyo mwiga mu ishuri muri abanyeshuri benshi cyane haba hashyushye, kandi na mwarimu kugira ngo abiteho muri benshi biba bigoranye cyane. Bamwe mu babyeyi bafite abana bato mu karere ka Gicumbi nabo barishimira ko abana babo bagiye kwiga neza bitabagoye kubera amarerero akarere kabubakiye. Imbogamizi twahoranaga nazo nuko nyine abana bajyaga mu ishuri, bundi urusengero rwarurwa abakristayo baraje bakavuga ngo uyu munsi ni umuganda, noneho ngo abana ngo barigira hanze. Twarangiza tukavuga ati ntago bari bwirirwe hanze, ahubwo nibajyeyo mubanze mukora ibyo mukora ejo bazaze. Ariko isaha izi ngizi ubu nta kibazo gihari, bagiye kuzajya biga umunsi ku munsi nta kibazo. Bamwe mu baturage begerejwe amazi meza muri ingengo y'imari ya 2019-2020 bavuga ko batazongera kurwara indwara ziterwa no kunywa amazi mabi. Twavomaga ahantu dukoresha nk'amasaha 2, ariko ni byiza ko amazi yatwegereye kugira ngo tujye tubona uko twisukura no mu ngo zacu n'abana bacu. Rwose turaha impundu umukuru w'igihugu waduhaye amazi. Muzi ko cyane cyane nk'abadamu ni twebwe dukunda guhura n'ibibazo by'isuku. Isuku mu ngo rero nitwireba cyane, ariko kubera amazi yari kure, ari ukumanuka umusozi mu mikoki byaratugoraga. Isuku y'abana nayo ikatugora kugira ngo abana bajye ku ishuri bakeye, bikaba imbogamizi kuri twebwe. Ariko aho tuboneye aya mazi ubu rwose abana bacu mu ngo barakaraba, turabakarabya, turuhira uturima tw'igikoni, ibikoresho byo mu rugo turabyoza bigacya. Ubundi amazi twarayoronderezaga ugasanga dukoresha ibiziba. Akarere ka Gicumbi kandi kita ku baturage batishoboye ku buryo bunyuranye, harimo kububakira amazu meza ndetse bamwe bagahabwa inkunga y'ingoboka mu kurushaho guha abaturage serivisi nziza. Utugari dutandukanye two mu karere ka Gicumbi twahawe internet. Serivisi nyinshi zakeneraga ikoranabuhanga byasaba ko tujya kuzisaba ku karere, bityo umuturage bigatuma yasiragira ahora aza hano ku kagari kureba ibisubizo niba byabonetse. Aho baduhereye rero 4G tukabona access kuri internet, cyane cyane ku bintu by'ibyiciro by'ubudehe. Mu budehe umuturage kera byagomba kumwuzuriza ifishi, tukuzuza ifishi tukayijyana ku murenge, ikamara y'igihe, ku murenge bakabyohereza ku
karere kubisuzuma bakamara igihe bikongera bikagaruka, noneho twebwe twamara kubona ibyiciro tukongera tukisubirira ku karere tukajya kubyinjiza mu mamashini kubera ko ariho habaga hari access kuri internet. Ariko aho baduhereye uburenganzira bwo gukoresha internet, ubu ntabwo bikigombera kuzuza ibyo bifishi byose. Muri uyu mwaka wa 2019-2020 akarere ka Gicumbi kanitaye ku miyoborere myiza, hakomeje kwimakazwa inteko z'abaturage ndetse n'umugoroba w'ababyeyi, bityo abaturage ubwabo barushaho gukomeza kwikemurira ibibazo. Mbere ntago wajyaga mu nteko z'abaturage, ahubwo wajyaga ku murenge, warangiza wagerayo bakavuga ngo ikibazo cyawe uzagarukesha. Ariko rero ibibazo byose bikemurirwa mu nteko z'abaturage. Iyo wenda mwageze muri iyo nteko uraza ugatanga icyo kibazo cyawe, wenda uwo mufitanye ikibazo bamuhamagara akaza mukakivugira aho ngaho muri iyo nteko, mugashobora kugikemura mutiriwe mujya mu kagari cyangwa mu bunzi. Iyi mihigo yose ntabwo yari kugerwaho iyo hataba ubufatanye n'inama njyanama y'akarere ka Gicumbi ndetse n'abafatanyabikorwa bako mu iterambere. Rero turashima uruhare rwa buri wese, ndashimira abayobozi guhera ku masibo bamutwara sibo, ibi byose ntibyagerwaho batabigizemo uruhare. Turashimira abayobozi b'imidugudu na komite bafatanya, abayobozi b'utugari nabo bafatanya, abayobozi b'imirenge na timu babana ku murenge, ndetse n'abakozi ba hano mu karere bafite role yo guhuza ibyo ngibyo biba byaturutse mu baturage hariya hirya no hino. Rero icyo nshima ni ubufatanye bw'inzego zose zitandukanye kugira ngo twese imihigo, nubwo twagize iyi covid ariko dufite icyizere ko hari n'amasomo twakuye mu bihe twatambutse mu bya covid azatubera nayo umusemburo w'impinduka mu guhiga iyi mihigo ya 2021 cyane cyane ko ni imihigo tugiye kwinjiramo twafashe ikindi cyoko cy'iterambere gitandukanye n'icyo twari turimo twacukije cya 2020, turi kwinjira muri noneho vision 2020-2050. Umuco wo guhiga umaze gukwira hose, bigaragara kandi ko mu runana rwa twese guhigura iyi mihigo bishoboka. Niyo mpamvu muri iyi mihigo akarere ka Gicumbi kageze hashimishije.